mbisubiyemo kenshi, reka n'ubu mbisubiremo. Turasenga mu gitondo, wenda tubyutse cyangwa nimugoroba tugiye kuruhuka, tugiye kuryama, mu masengesho, cyangwa se niba utanasenga wenda mwabyibuka, ariko utabyibutse wakwibuka n'ikindi. Icya mbere, iyo Mana usenga ndetse akenshi murayigondoza kuko muyisaba ibyo yabahaye mufite, ahubwo mudakoresha. Ibyo nabyita kugondoza. Muragondoza, muraruhanya. Umuntu yaba yaraguhaye ibyo ukeneye, ibyo ukoresha, ibyangombwa, ugasubira inyuma ukajya kongera kubisaba. Gushima, washimira ibyo wabonye, ibyo ufite buri munsi, utabikoresha uba ushimira iby'iki. Idarapo rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, azamura ukuboko kw'iburyo, avuga indahiro. Njyewe Picard Uwicyeza Doris, ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. nagira ngo mvuge ko nishimye kuba twongeye kugira undi mwanya nk'uyu, twakira abayobozi ku rundi rwego noneho rujyanye n'inteko y'abaminisitiri bakorera kuri urwo rwego igihugu cyacu mu buryo butandukanye. Ndagira ngo ndi bugire icyo navuga, kandi najyaho inama ku bayobozi. Hari bari basanzwe muri cabinet, basubiyemo, n'abashya bayigiyemo. ngira ngo nibutse ikintu kimwe gusa ku ntangiriro, ariko hari ibindi ndibwibutse. Gukorera ku rwego nkuru n'inshingano rufite, urwego rw'abaminisitiri ndetse n'izindi nzego, rimwe na rimwe biba byabaye abatagarutse mu kabineti, ntabwo ari ukwirukanwa. Iyo ari ukwirukanwa nabyo birakora, umuntu yirukana, baba bakoze amakosa bigatuma birukanwa. Nabyita guhindurirwa imirimo. Abatagarutse mu kabineti ubwo bahinduriwe imirimo, ntabwo ari ukwirukanwa. Ubwo igihe cyabo nikigera iyo mirimo izagaragara.
ariko nagira ngo nshingire aho mbagira inama kugira ngo muri iyi manda nshya tugiyemo cyangwa abashya bagiye muri kabineti cyangwa n'abayobozi b'ahandi bo mu zindi nzego, iteka iyi mpinduka nk'iyibaye ni ukuvuga ngo manda imwe tugiye mu yindi, narabivuze ubushizeho buhoro muri iyi nteko nanone twakira abadepite, ntabwo ari just switch off, switch on, business as usual. Ntabwo ari byo. Nicyo uko mbyumva, ni ukuvuga ngo hari ibyo twakoze ubushize byagenze neza, hari ibitaragenze neza, byose tubishyira hamwe ukabisuzuma ukavuga ngo noneho ubu tugiye gukora iki dute ku buryo twarushaho gukora neza. Nicyo bivuze. Biramutse atari icyo bivuze kuri mwe, numva hari ikibazo. N'ibyo wakoze neza ubushize birashaka ngo ugaruke wongereho ukora neza kurusha. Bitarakozwe neza ni ukubikosora tugakomeza. Inama ishingiyeho rero nabagira n'iyihe? Ni ukwisuzuma wowe ubwawe, udategereje ibyo uzumva mu mbuga mpuzaruhame cyangwa ahandi, ibyo bakuvuga bakunenga cyangwa ibyo bakuvuga bagushima. Ni byiza kubyumva, ariko ni na byiza kubisuzumira mu kwisuzuma wowe ubwawe, bitagumye guturuka ahandi. Wari uza kukubwira ngo ariko turabona umeze utya cyangwa turabona umeze utya, ibyo bizaba, cyangwa abantu bazakuvuga gusa ukabisoma mu nyandiko bakavuga umuntu, bakavuga na kabineti yose cyangwa urundi rwego rurimo abayobozi. Jya ugira wa mwanya wowe ubwawe wibwiza ukuri, ukisuzuma. Kandi wakwisuzuma uri wenyine, nta bidaturutse hanze, ukibeshya, ubwo hari ikibazo kikurimo nyine. Ushoboye kwicara ukibeshya, uvuga ngo hari ikibazo kikurimo ukwiye gusuzuma nacyo. Ndetse mbisubiyemo kenshi, reka n'ubu mbisubiremo. Turasenga igitondo, wenda tubyutse, cyangwa nimugoroba tugiye kuruhuka, tugiye kuryama, mu masengesho, cyangwa se niba utanasenga wenda mwabyibuka, ariko utabyibutse wakwibuka n'ikindi. Icya mbere, iyo Mana usenga, ndetse akenshi murayigondoza kuko muyisaba ibyo yabahaye mufite, ahubwo mudakoresha. Ibyo nabyita kugondoza. Muragondoza, muraruhanya.
umuntu yaba yaraguhaye ibyo ukeneye, ibyo ukoresha, ibyangombwa, ugasubira inyuma ukajya kongera kubisaba gute? Cyangwa niba ari ugushima, washimira ibyo wabonye, ibyo ufite buri munsi, utabikoresha, uba ushimira iby'iki? waba ushimira iby'iki? icyo bitwibutsa rero ni ukwisuzuma, ni ugukoresha ibiri muri twe dufite kugira ngo wuzuze izi nshingano mumaze kurahirira hamwe. Kandi ni inshingano zo gukorera u Rwanda, abaturarwanda, abanyarwanda, ndetse nawe urimo, usibye ko navuga ko udakwiye kwiheraho. Iyo ukorera abandi, abanyarwanda, nubwo urimo, ntabwo ari we wiheraho, ariko nta n'ubwo ukwiye kwiyibagirwa. Kwiyibagirwa mvuga ni ugukora gusa, uvuga ngo urakorera abandi, utabonamo ko ibyo bakorera nawe ubifitemo inyungu. Ntabwo ari ukuvuga ngo ibyo yagukoresha, ibyo yaguheraho ukorera abo ushinzwe, ngo urabanza ukabigira ibyawe. Ntabwo ari byo mvuga. Rero kuri ziriya mbuga navugaga, mujye muzikurikirana mu bisome, mu byo abantu babavuga cyangwa batuvuga. Twese baratuvuga. Bamwe mu bavuga ikibafasha ni uko icy'ubuzima bwabo babufitiye, icyo gukoresha ubwo buzima bahisemo kera, ntabwo cyahindurwa n'ibyo abantu bakuvuga. Ahubwo wakoresha ibyo bakuvuga, noneho ukisuzuma ukareba koko niba ukiri muri ya nzira y'ibyo uhagarariye mu buzima bwawe ushaka kugeraho, cyangwa se ushaka kugezaho abandi, ari bo muri izi nzego muba muyoboye. Naho usomye ibintu bakakuvuga ndetse bakagutuka, ugakangaranuka, ukabebera, akazi kakunaniye. Buriya akazi kakunaniye, hangana n'ibyo. Ikirimo kitari cyo ugikosore wihereyeho. Cyangwa se ikiri cyo bakuvuga, iyo wibwira ntiwibeshye, umenya icyo ari cyo ukagikosora. Ikitari cyo niba bakubeshyera, gishyire iruhande, ukomeze inzira yawe y'inshingano ufite, ubihe umwanya ariko ntibiguteshe umwanya. Rero ibihe bishize byo twakoranye imirimo itandukanye, hari byinshi byiza byagezweho, nta gushidikanya. Ariko ibintu ukora ibintu byiza, niba igihugu kigera ku bintu byiza, niba abayobozi bakorera igihugu bagera ku bintu byiza, ntabwo ari igihe cyo kwirara, ntabwo ari igihe cyo gutwarwa n'ibyishimo ngo uheraho
ndetse haba ikibazo cy'uko ibyo abantu bashimaga bishobora gusubira inyuma kuko ntabwo wari ukibihanze amaso, ntabwo wari ukibikurikirana, we wishimye urangije wigera mu bindi. Ntabwo ni ukubaka. Ndetse tukibaza ngo nubwo twageze kuri byinshi ariko ntitunashobora kuba twarageze kuri byinshi kurushaho. Njye mbibwira abo dukorana muri cabinet, muri rusange igihugu kikaba cyageze kuri byinshi, umuvuduko w'ubukungu ukaba ndetse uri mu ya mbere, utari no mu karere ahubwo ku isi. Ubwira 8%, 9%, ni byiza, birashimishije koko. Ariko se abantu basuzuma ubundi icyo utegereje ku 8%, abandi batabona, ku 9% abandi batabona ni iki? Iyo umaze kukimenya ntabwo ugarukiraho, uravuga ngo ariko ahubwo sinagera no ku 10, kuki ntahagera ko nageze kuri ibi bidasanzwe abantu bavuga ko nasuzumye uko nakoze ibyangejeje aha. Kuki wahera ku 8 cyangwa 9 ntushaka 10? Kuki utashaka 10? Niko u Rwanda rukwiriye kuba rukora, nta kwirara. Hari ibintu bibananira cyangwa bitunanira, banishyiremo, bitari ngombwa, ari ibintu byoroshye kandi ari ibintu tuzi bifite akamaro. Icyambere, muri iyi mirimo dukorera igihugu twese, ntabwo igihugu cyatera imbere gishingiye ku muntu umwe gusa, ntibibaho. Umwe wakoze neza cyane, witanze kuri buri byose, ntibihagije. ubumwe ntaho yatugeza, cyangwa ntaho yatugeza hashimishije, kuko ntawe ukora wenyine, ntawe ubaho wenyine. Ariko inzego zigomba gukorana. Ariko iyo mvuze inzego ndavuga abantu bagomba gukorana. Inzego zigomba gukorana, niko igihugu, inzego zacyo zuzuzanya zigateza igihugu imbere. Ntabwo wabica iruhande na busa. Ariko icyo kintu gihora kigaruka, ukabaza kanaka byagenze gute, ati nagize ngo. Ugize ngo Ikinyarwanda nagize ngo bivuze iki? Noneho byagera mu mikorere, wagize ngo iki, kugira ngo ni iki? Wakoze ikintu cyangwa ntiwagikoze, period. Niho ibyo kugira ngo ni iki? Nkuvuga ngo nagize ngo undi yabikoze, kuki wagize ngo undi yabikoze? Kuki atari we wabikoze, cyangwa kuki atari we wamwibukije, tutamubajije? Kuki mutuzuzanyije? Ukubera iki? Ibindi ugasanga ibyangombwa byose birahari, ariko bikabura ubikoresha kugira ngo bigere ku ntego twavuze dushaka kugeraho. Cyagomba gutwara icyumweru, ugategereza ko ukwezi gushira. Ntabwo utegereje ikintu mu bikoresho bagomba gukoresha
wagiye mu bindi gusa warangaye ejo ndetse bakubaza ati tugiye kubikora mu gitondo turabikora ntabwo ari icyo mbaza mu gitondo wenda urabikora ariko icyo mbaza ukwezi gushize kose wari utegereje iki kandi ibyo ugiye gukoresha nta gishya cyashakwaga nta gishya cyabonetse wari ubifite ujya gutegereza ukwezi ugomba kubikora mu cyumweru kubera iki kandi igisabwa mvuga ntabwo nakumva ko abantu ntabwo twakora ibitangaza ntabwo turi ibitangaza ntabwo twakora ibidashoboka ibyo mvuga ibyo dusaba ni ibishoboka ntabwo mbaza umuntu uwo ari wese gukora ibidashoboka ibidashoboka ntibishoboka cyangwa ibidashobotse ubu ubishakira uburyo ukabikoresha ukabikora ejo cyangwa ejo bundi ugashakisha uburyo budahari igihe wabonye ugakora ibyo wagomba gukora ibi mvuga nta na rimwe mvuga ibintu bidashoboka ntabwo nakumva ko abayobozi bazakora ibitangaza ntabwo ari byo nta gukora ibitangaza dukoresha ibishoboka ku bantu ariko iryo funga ry'ibintu ntihagire ikintu nta mpamvu ibintu bigahagarara ni iki niba ikibazo cya politiki y'ibikorwa ari policies ziba zihari inyinshi umurongo ukurikizwa uba uhari ariko niba utanahari niba muri uwo murongo hari ikibuzemo nacyo tugomba kugishyiraho ariko iyo hari umurongo kuki tutawukurikiza ngo dukore ibyo tugomba gukora duhera mu biki tuburira mu biki reka mbivugira ahangaha ubundi kubihererana muri kabineti nkaba ari mwe mbwira gusa ndabivuga hari n'inteko hari n'abahagarariye ibihugu byabo hano hari ngo babyumve kuko muri bo hari abatubwira batari tubatezeho ibi kandi twabahaye ibyangombwa ariko ntabwo tubona ariko twirirwa turira amikoro igihugu kikaduha amafaranga cyangwa izindi nzego duhuriyeho z'amahanga zikaduha amikoro ukazajya kumva nyuma y'amezi 6 nyuma y'umwaka umuntu arakubwira ati ariko twabahaye ibi kandi mwatubwira gukora ibyo mushaka byaheze ko nta kibona tuvamo ndetse twashaka kubongera n'andi mikoro urumva ukuntu ibyo ni u Rwanda koko rwakora rutyo koko rwakora dutyo turashaka mikoro turayabonye dufite umurongo dufite gukenera ibyo tugomba gukora ariko ntibikorwe n'ayo mafaranga ntakoreshwa ariko ejo tukazarira ngo twabuza amikoro bose murumva mukuriye ariko kubareba hano mwicaye ko muri abantu muri bakuru bihagije muri bato mufite bipfira he ni hehe tuzabavuze he twakora iki tubatware muri ihe kanisa kujya kubahanaguraho
hari ba bandi bakora ibitangaza icyo nacyo nagishyira mu byaha kugira ngo baguhanegureho ibyaha. Must do something about it. Ntabwo twahera ahangaha ntibishoboka. Ubundi mbivuze muri rusange byasa nk'ibitumvikana, ariko ubu ndavuga ibintu ufite ibyangombwa byose, ufite amakipe mukorana nayo akwiye kuba anazi n'ibyo akwiye kubakora, ariko hagira ibikorwa. Ibi mvuga ntabwo ari impuha, nibyo twirirwamo, ariko hari n'ubundi buryo rero nahoze mvuga, abahindurirwa imirimo, abirukanwa, abagaruka mu mirimo runaka, ariko burya hari n'ikindi. Mwabaye intwari muri mwe, abagore n'abagabo, hakagera rimwe uvuga ati bagiye kugushyira ku murimo ukavuga utarabizi, uyu murimo simushaka cyangwa simushoboye, nimundeke jyewe nigere mu bindi. Ubu uri intwari. Cyangwa se wabigiyemo, wabyemeye, waje warahiye nk'uko, nibigera hagati ukabona ntubishaka, baragukoresha ibyo udashaka gukora cyangwa ibyo utumva, cyangwa warabyumvaga ariko ugeze aho uhindura, mu mutwe wawe urahinduka, uravuga utari urabizi ibintu byo sinkibishaka gukorera igihugu cyangwa gukora nabwo. Mu Kinyarwanda ibyo babyita kuba umugabo, ariko mu Kinyarwanda gishya cyangwa aho tugeze n'abagore bakwiye kuba bavugwamo. Niyo mpamvu uvuga waba umugore waba umugabo, utaba intwari ukaza ngo uvuge uti ukaba umugabo. Ntabwo nshaka guhindura imiterere y'abantu, ariko nakoresha Ikinyarwanda. Kuba umugabo ni uguhagarara ku ijambo, ni uguhagarara ku myemerere. Wavuze uti ntabwo mbishoboye, sinkibishaka, cyangwa ndarushye, cyangwa noneho icyo gihe ariko wajya mu kintu kigakwama, kigahagarara, ugakomeza. Kubera iki? Mugomba rero kugira ubushake bwo gukora, bwo kugera ku bintu vuba, tukaba twakwihutisha ibishoboka. Bishoboka n'ibidashoboka ntibivange ngo byose bihagarareho kugira igikorwa. Ntabwo ari byo. Kuhutisha ibintu utabyangije kandi birashoboka, niko bikwiye kuba bigenda. Cyangwa se umuntu akaba yagira uruhande ndetse bimuturutseho. Abantu baguhaye icyizere, niba wumva utagikeneye cyangwa udashoboye ibijyana nacyo, urabivuga. Muri ibyo byose rero, ariko munamenye no kwireberera. Kwireberera ni ukuvuga mu buzima, mukwiye kugira ubuzima bwiza. Nabwo mubwibeshyaho se? Ubuzima bwiza, kurya neza, gukora exercises, kunywa less, kwifata neza, bikaba wowe, bikaba umuryango wawe, bikaba
iyo bigenze neza rwose n'igihugu nuko kimera bikigendekera neza. Niba ibyo guhora tuvuga ariko kuki itagize utya, kuki byagenze gutya, nabyo byagabanuka, kuko dushobora kuba dusunika ikitagenda kubera kandi mukabihisha mubivuge, ariko kubanza kugororoka bihera mu mutwe, abanza ukabitekereza ukakujya mu mutwe ko bifite akamaro. Hanyuma no muri za nama mujyamo bimwe ahantu bitinda ntavuze ni henshi, ariko ashoboye kuvuga bike gusa. Inama muhoramo nayo iba icyo zikemura buri munsi. Niyo nshaka abantu bakambwira ngo bari mu nama, nashaka undi bari mu nama, nkaba ndetse mu gitondo nakongera ku mugoroba ngo bari mu nama, iyindi ni ya yindi yakomeje. Mukora ryari? Mukora ibyo mugira mu nama mubikora ryari? Reka nongere mbagire inama nanone. Niba wumva ko inama ari ngombwa, banza ubitekereze niba ari ngombwa. Niba usanze ari ngombwa, wishyire mu mutwe ko ibintu ubikurikiranye utya, kandi iyo nama iri butware niba ari iminota 30 ubigene, uti ntabwo iri burenze, ari wowe ubibwira, cyangwa uti ntirenze isaha, kandi ntwayemo n'iki, ndashakamo iki, abaje mu nama bose ndabavanamo ibitekerezo byabo cyangwa iki, biduhe gufata umwanzuro birangire. Naho inama mukora mugahera mu gitondo, ubwo ibya mbere bishirira muri protocol. Birabanza niba yatangiraga saa 3, uwagombaga kuyobora saa 3 agatelefona abantu bose ariko bahageze, ati kanaka ntaraza, kanaka ntaraza. Ugategereza. Kandi uwo utaraza nawe yarari mu yindi nk'iyo nayo ikora ityo. Hanyuma bose bahagera rero, hakabanza kubaho ibindi bintu. Asanseri yabatwaraga bakabanza bakayifunga ntihagire umuntu unyuramo kubera ko itegereje bosi ntaraza. Noneho n'aba bandi bakererewe bakabura uko bazamuka, bakabanza bagategereza bosi bafunze. Asanseri ntabwo itwara bosi, itwara abantu, itwara abantu bose bayikeneye bayijyamo, ntabwo yifunga ngo itegereze umuntu umwe, ntabwo ari iya bosi. Asanseri niyo kwihutisha abantu. Hanyuma bahagera mu nama, hakabanza indi mihango, abantu bose bagahaguruka bakabanza, sinzi ibikurikiraho, ariko iyo mico itashira iva he, turuka he? Ahantu hose ugasanga handitse VVIP. VVIP ni iki? Habayeho none muzashakire izina ry'abihutisha ibintu, aba ari bo twandika. Naho abihutisha ibintu tubagire asenseri yabo, asenseri yabo batwara, cyangwa aho banyura, aho bajya, kugira ngo naho ibindi ni mwakoze ibintu
ababikorera za briefcase, ababikorera za handbags, bya bintu navugaga byo kwita ku mibiri yanyu byabafasha, yanagushoboza kwikorera briefcase yawe cyangwa handbag yawe, abandi ntibakwikorera ibyawe. No kugira ba advisors, ba assistants ariko mudakoresha. Ubundi ukwiye kuba ufite assistant, ukwiye kuba ufite advisor ukugira inama, muganira, ariko ntuzamushyirireho kubera ko ari convenient for many reasons. Kumushyiriraho ko akunganira mu kazi, mu bitekerezo no mu bikorwa. Reka ibindi mbibagenere turi hamwe twenyine, kambagirira akabanga, ibindi tuzabijyamo twiherereye. Ariko ibyangombwa nashaka kuvuga, ngira ngo niba muri abumva mwabyumvise, kandi hari byinshi dushobora kugeraho. Ibintu bimwe byoroshye tubikoze uko biteye, ntitubikomeze, ntitubiremereze natwe ubwacu turimo. Mbifurije imirimo myiza rero mwese, ariko nifuriza n'igihugu cyacu aya mahirwe ahera kuri ibyo muzakigezaho. Murakoze. Irembo Ryera TV, 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 Irembo Ryera TV.